abagezeyo bakajya gushaka graduation ariko atari y'ukuri. Oya byerure bageze mu nshingano basanga bafite icyuho cy'umwuka wera kuko ari ugomba kubabashisha, noneho bahitamo kujya gucisha izindi mbaraga ngo bagaragare nk'abantu bari graduated kandi batari babagaradiwe, bamera nk'aba bahungu umuriro wo ku gicaniro wazimye barangiza bajya kuzana uw'ikibiriti kandi uwo bari bahawe gucana baracanwe n'Imana. Hari n'abandi bitwa bene Sikeo nabo ngo bajyaga baravuze bati butubaye bagaradiwete, bari graduatinze ariko nyine bitabaye ngo bakajya birukana abadayimoni ariko mu izina rya Yesu Paulo yavuga atari uwo bahuye nabo. Ariko ngo bukeye dayimoni ngo zirabasuzugura zibanyuzamo ijisho zarasomera ziti nimutubwire mwe mwabikuye ngayo guko ahabwa umwuka wo kurondora ibiri mu mitima y'abandi bahita ngo bakubikunda hasi barihana. 3,000 babirihana. Itorero ry'3,000 si rinini cyane nguko itorero ko ryavuze. Niyo mpamvu bavuga ngo ni wo munsi wo kuvuka ku itorero kandi kote ngiyo umurimo w'umwuka wera uburabonetse. Atanga ibimenyetso byinshi agumya kubabonekera mu minsi 40 avuga iby'ubwami bw'Imana. Wabyumvishije minsi 40 abateranyiriza hamwe abategeka kutava i Yerusalemu ati ahubwo murindire ibyo data yasezeranije ibyo nababwiye. 5 kuko Yohana yabatirishaga amazi ariko mwebweho mu minsi mike muzabatirisha umwuka wera. Tuboneho no kubwira abantu barwanya umwuka wera, abarwanya impano z'umwuka wera baba barwanya Yesu. Abatemera ubuhanuzi burya baba batemera Yesu. Petero ngo ahita babwira ngo yemwe bagabo b'Iyudaya ni Yerusalemu, ibi mubime ntabwo twasinze nk'uko mubyibwira, ahubwo wa wundi Yesu mwishe mukamubamba dore nuko zibingiye. Umuntu wari warananiwe guhamya Yesu imbere y'abaja ari kumwamya imbere y'abashebuja. N'abigishwa Yesu yarababwiye ngo mugende mujye Yerusalemu kandi mujye mu cyumba cyo hejuru. Turaza kubibona mu gice cya mbere gihera mu mirongo ihera, none tuze kubabona buzo umwuka wera mu bice bibiri. Rero hagombaga kubaho urugendo rumeze nk'uruza gutegurira wa mwuka wera waza kujya, kuko iyi mitima yabo yari iri mu bintu bitandukanye. Tubona no kubwira abantu ko bimwe mu bintu bituma abantu badahabwa umwuka wera nuko badategura aho umwuka wera ari bujye. Bahategura gute? Nicyo ngiye kugeraho. Nukuvuga ngo nkuko navuze ko iterisiya itegura ahantu iri bwakirire ryagiye, n'umutima witegura kwakira umwuka wera ugomba gutegura iki? Umutima wawe ugomba gusohoramo icyaha. Imana yanga icyaha n'igisa nacyo. Ugomba gukora amasengesho ameze nk'ayo kwiyunga n'Imana, ari nayo bano bigishwa bakoze. Ndaza kubigeraho cyane. Karo cyumba cyo hejuru aho ubwaho wasobanuye ngo musiga amatiku, musiga ibibakurura, mubisige mujye hejuru. Buriya ntushobora kuzura umwuka wera utarajya hejuru y'ubwo buntu bwose, ubutiku, ubutiriganya, amagambo, inzangano, ingengabitekerezo, umujinya, ishyari, ubujura, ubwibone, ubusambanyi, ibintu nk'ibyo. Iyo utarabigenda hejuru ngo ujye mu cyumba cyo hejuru ubisiga hasi wumve bitakiri ibintu by'agaciro, nta muntu n'umwe Yesu yemera gutahana nawe full ngo atahane nawe ataragira imbaraga zurira. Zakayo kugira ngo amucyure nuko yavuye mu kivunge cy'abantu akajya kurira. Kurira kw'abantu ba none ntabwo bari kurira imivumo,
ntabwo abantu bari bujya muri ama etaje ngo bajyeyo ngo niho bari buhure na Yesu, ahubwo bari buve mu kivange cy'ibintu birimo nk'uyu munsi wa none byo gutesha agaciro izina. Ikintu rero bahuriraho buzura umwuka wera kuri buri muntu hajeho ururimi cyangwa se ikirimi gisa n'umuriro, ururimi rusa n'iki n'umuriro, ariko rumwe. Uzasanga umuntu warangije kaminuza yambara ingofero imwe, ntabwo ashobora kwambara ebyiri. Bisobanura rwa rurimi rumwe. Wumvishije ko bihura? Niyo bamaze guhabwa graduation, umushyitsi mukuru amaze kubakongratulatinga, bazamura za ngofero, uzi ko ka kantu gatendera kava hano cyangwa kakajya hano, bose bakakerekeza hamwe. Urabyibutse? Ni ukuvuga ngo biba bifite icyo bivuga. Ni celebration. Ibuka rero rya jambo ko ryavuze, muzahabwa imbaraga, muzaba abagabo bo kumana, muzaba ramvoye. Wabyumvishije noneho? Muzaba abagabo bo kumamya i Yerusalemu, i Yudaya. Ntabwo reka abantu ntibanyumve nabi, ariko reka tubihuze wenda kugira ngo tujye kubihuza abantu bajya kubyumva. Bamwe muzaba abandi muzaba intumwa, abandi muba abahanuzi, bamwe muzaba abapasiteri, abandi muzaba abaririmbyi, abandi muzaba abahanzi, abandi muzaba abanyamasengesho, abandi muzaba ramfaye mu partout. Nk'uko bavuga bati wowe uraba gitifu w'akagari, wowe uraba w'umurenge, wowe uraba iki, wowe uraba sekreteri, wowe urajya kuyobora aha, urayobora iki kigo, muri ramvoye. Bose babaramvoye kubera ya diplome bahawe. N'abandi nabo bahise babaramvoye kubera rwa rurimi bagize bate bahawe, kubera wa mwuka wera bahawe. Wa mwuka wera bagize gute bahawe. Ni ukuvuga ngo umwuka wera yari cyari ikimenyetso cya graduation y'ishuri bamaze n'imyaka 3 n'amezi angahe? 6. Birumvikanye? Yego. Bisobanuye neza? Birumvikana cyane. Ndumva. Okay, start. Okay. Hanyuma icyo warumvuze rero ku cyo bita ku munsi wa Pentecote. Ubundi Pentecote turayivuga mu bintu bibiri. Icyambere, Pentecote ni wo munsi mukuru wo kuvuga ku itorero. Kuko itorero kugira ngo ribeho nuko imbaraga z'umwuka wera zirimanukira. Abantu benshi bakunda kubivuga ko umunsi mukuru ari Pasika, abandi bati umunsi mukuru ni Noheli kuko aribwo Kristo avuka. Ariko umunsi mukuru w'itorero ni Pentecote, cyane cyane itorero rya Pentecote. Ni wo munsi itorero cyo bita Pentecote yabayeho. Icyo bita Pentecote. Ikintu cyose uzumva itorero ryose urumva rivuga ngo hari kumva ari ijambo ririmo rivuga ngo ni Pentecote. Cyangwa se bemera ikintu bita umwuka wera. Ni ukuvuga ngo kubaho kwacyo ni uyu munsi. Urumva rero uyu munsi uvuze ikintu gikomeye mu buryo bw'itorero. Icyambere, Pentecote ubundi bisobanura iminsi 50. 50e jour. Iminsi 50 ni iminsi nayo ifite ikisobanura, ariko ni iminsi 50 isobanura urugendo Kristo yagendanye n'abigishwa be ndetse kugeza no ku munsi bahabwa umwuka wera. Ni ukuva Kristo azuzuka kugera umunsi baboneye bahawe umwuka wera. Yego. Nibyo bisobanuye ngo ni 50e jour. Ntabwo tuza cyane gutinda, wenda kugira ngo n'abantu tuze kubaha umurongo mwiza. Tugiye kubanza tubereke inkomoko y'iyi Pentecote. Turareba muri Luka igice cya nyuma cya 24 ku murongo waho wa nyuma wenda turebe ku murongo wa 52 na 53. Igice cya nyuma ni 24. Haravuga ngo nabo baramuramya basubira i Yerusalemu
mu munezero mwinshi, baguma mu rusengero iteka bashima Imana. Abo bari bandi, bari abigishwa. Urumva nabo baramuramya. Hano 51 bavuga kibaho umugisha, atandukanywa nabo ajyanwa mu ijuru. Uwo bavuga ninde? Ni Yesu. Sibyo? Kandi agiye mu ijuru hashize iminsi ngahe 10. Urabyibutse? None turebe mu byakozwe n'umwe mu gice cya mbere n'umurongo wa mbere. Teofilo we, muri cya gitabo cya mbere nanditse ibyo Yesu yabanje gukora no kwigisha byose kugeza ku munsi yazamuriwe mu ijuru, amaze gutegeka intumwa yatoranije abitegekesha umwuka we, amaze kubabazwa ababonekera ari mu nzima. Byemeranyijwe nanjye, tubisomye muri Bibiliya, ntabwo ari ibintu nihimbiye, ahubwo tubibonye muri byose bikomoka muri we. Hano rero impamvu mweretse muri Luka. Ubundi Luka uzi ko n'ubundi byakozwe n'intumwa ni igitabo cyanditswe na Dr. Luka. Uyu wanditse n'ubundi ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka. Wibuke ko hagati y'ibyakozwe n'intumwa na Luka harimo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana. Ariko Luka nk'umwanditsi w'igitabo cya Luka akanaba umwanditsi w'ibyakozwe n'intumwa, urabona ko atangira inyandiko ye mu byakozwe n'intumwa yatangire n'ubundi aho yacumbitse muri Luka. Wabibonye? Nukurura iriya mirongo ihera ugakurura n'iyibanza hano, urumva inkuru ari imwe. Hanyuma hano yandikiraga uwo bita Teofilo, amubwira ati muri cya gitabo cyanjye cya mbere, nta kindi yamubwiraga ni muri Luka. Amubwira rero amakuru, amubwira urugendo Kristo yagendanyemo n'abantu, aramubwira ngo yamaranye nabo iminsi 40. Abantu benshi ntabwo bajya bamenya impamvu Kristo yamaranye n'abigishwa b'iminsi 40. Kuki yagiye hagashira iminsi 10 gusa? Iyo aza kugenda bakamara iminsi 50 yavuye hagati muri bo, byari kugorana ko 120 bari kuba bakiri mu buntu bw'Imana. Ntabwo rero byumve cyane. Nta turi kwiga ibyo mutubwira. Ijambo nini cyane, Imana idufashe abadukurikiye babasha kubyumva. Ni ukuvuga ngo kubera ko nta mwuka wera bari bafite, kandi nubwo bari bamaranye nawe imyaka 3 n'amezi 6 abigisha, ariko umwuka wera niwe ukora ngo imirimo itangaje, kuko ari wowe wemeza abantu. Ariko se Yesu akiri kumwe nabo, Yesu we yari afite umwuka wera. Yarawufite kuko yaravuga ngo umwuka w'Imana ari kuri iki cyane, asigiye amavuta kugira ngo mbwirize ubutumwa bwiza, mbohore nibwiri afite imvune zo mu mitima, avuga ko umwuka wera ahangaze n'umwaka w'imbabazi. Yego, ariko icyo gihe Yesu yari ahari, niwe wari ufite wenyine, mu bandi ho ntawakoreragamo. Yesu yabanje gutegereza abanza agende kugira ngo abone abo bari. Murakoze. Ikibazo bajiye ni cyiza cyane, ni ukubera ko umwuka wera nawe ubwe yarivugiraga ngo ningenda nibwo muzahabwa umufasha, kandi murindire ibyo nababwiye, ibyo data yabasezeranije. Yesu siwe data rero. Yesu ni Kristo, ni umwana w'Imana mu butatu bwera, ni Imana, ariko mu buryo bwo gusohoza isezerano ry'umwuka wera ni umwana mu Mana. Ntabwo rero ari we ugombaga kubasohoreza, nta nubwo yagombaga kuzana umwuka wera akiri muri bo, kuko umwuka wera yari umusimbura muri bo. Yari umusimbura we kuri bo. Urumva rero ntabwo wari kuza ngo abane nawo muri bo nawe ahari. Ko yaravuze ngo umwuka wera mubahayeho n'ingwate.
icya kabiri ni umufasha, icya gatatu ni umujyanama, icya kane ni umuyobozi n'ayandi mazina menshi. Urumva rero aho ntabwo yari kugenda awubasigiye. Twibukiranye n'ikindi kintu, akiri kumwe nabo bari bafite ukuntu bitwara nk'abana. Reka dukoreshe ya mvugo y'uyu munsi, bari bafite ukuntu bibebeza, bigira ababebe. Yego. Ndaguha urugero cya mbere. Uribuka ko mu minsi 40 ari kumwe nabo ba Petero basubiye kuroba. Yego. Muri 40 basubiye kugira gute? Kuroba. Wa mwuga yabakuyeho bari bawusubiyeho. Ntiwumva yuko yaza kwibeshya akagenda muri 50 akayimara mu ijuru, bari gusubira kuroba. Buri wese yari gusubira kucyagira gute? Yakoraga. Aguma babungabunga kugira ngo umwuka atazaza agasanga barataraye. Yego. Aje mvuga kandi ka kabiri katumye umwuka wera adahita bisikana nawe ku munsi wa mbere yagiye. Nako ni ngombwa ko abantu bakamenya. Noneho wibuke ko yeretse n'abandi bari kujya muri Emawusi. Bundi Emawusi urugendo rwabo bari barugiyemo bati, wasanze baragiye kureba iki? Bibiliya ntabwo ibisobanura neza. Ikigaragara ni uko bari barimo muri Emawusi bagenda mu nzira, ariko banza bari abantu bari Emawusi barabigishwa be. Barabigishwa. Bagendaga banamuvuga, banamuririra. Ariko icyo tutazi niba bari babigishwa ni bamwe muri babandi 12 cyangwa n'abandi bigishwa muri babantu benshi. Yesu yageraga intumwa 12, kagera n'abigishwa 70. Bari mu bigishwa, ntabwo bari mu ntumwa. Ariko wibuke ko abigishwa ari intumwa babanaga iminsi yose. Hanyuma uzi ko baho umwuka wera ari 120. Muri 120 harimo na nyina wa Yesu Mariya. Aho tuhise tugira confusion. Uretse gato uze kukimbaza mu kanya kugira ngo tutagira ibyo tujampinga. Rwose nkwemereye kukimbazaho nyisubiza kangaka. Wenda tutaranatinda, impamvu atahise bisikana nabo ngo abaho umwuka wera uhituze uwo munsi, bagombaga kugira ibihe byo gusenga bitegura kwakira umwuka wera. Nuko wenda reka tuvuge mu buryo bwo gusama, umubyeyi wenda batari babizi muri biology, ni ukuvuga ngo urugendo rw'uko umubyeyi yamaze gusama, hari icyo bita urugendo rwo kuvana aho umubyeyi yasamiye, urugendo rujyana igi muri iterisi, ari byo bita fixation de l'œuf dans l'iterisi. Ni ukuvuga ngo ni ugufixa cyangwa se gutereka, gushinga cyangwa se ni nko iterisi. Urwo rugendo ruri hagati y'iminsi, ndumva ari hagati y'iminsi 3 n'irindwi. Uru rugendo iterisi igenda isegura, isasa ibintu byose biriza gutuma ryagi riri bugere muri iterisi rikaba riri mu ngobyi, ku buryo ritagira ikintu kiricubanganya. Ni ukuvuga ngo nze no kwereka abantu umwuka wera nk'ikimenyetso cya graduation y'imyaka bari bamaze bari kumwe na Yesu mu rugendo bagendanaga nabo. Uze kukimbazaho nacyo mwemereye kukimbaza, ngo mwemereye kugiyemo amadeni 2. Ababigishwa icyambere cyabayemo ni ukuvuga ngo bo babanje gusenga kugira ngo bahuze umutima. Turabibona mu bice bibiri. Wenda kugira ngo tutaza no gutinda cyane, katuba turebe muri ya mirongo ihera y'umuce cya mbere tuze gusoza. Aravuga ngo hano duhere ku murongo 23 w'igice cya mbere, aravuga ngo bahitamo babiri, umwe ni Yosefu witwaga Barinaba, uwo bahimbye Yusito,
undi ni Matiyasi. Barasenga bati mwami Imana umenya imitima y'abantu bose, werekane uwo utoranije muri aba bombi abe intumwa ahabwe uyu murimo Yuda yataye akajya he. Sibyo? Urumva ko babanje no gukora akazi ko kubanza kurobanura usimbura nde Yuda. 26 barabifindira, ubufindo bufata Matiyasi, nuko abaranwa n'intumwa 11, ubwo nabo bacuna na kangahe 12. Tugeze mu bicerero bibiri, umunsi wa Pentekote usohoye, bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima, nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk'umunyaga uhuha cyane, ukwira inzu bari bicayemo. Haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese uwo muriro. Bose buzuzwa umwuka wera, batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Imana itahana umugisha. Ntabwo icyo turakigeraho nubwo tubaye tubitsira ijambo, ariko nari ndimo nerekana uburyo bagombaga gutegura ahantu umwuka wera ari bujye kugira ngo agire ahashyikira. Iminsi abahanga muri Bibiliya cyangwa se muri teolojiya bavuga ko iminsi 5 ya mbere yari iminsi 10, yari iminsi itaryoshye kuko yari iminsi imeze nko gusubiranamo. Kubera iki? Bahawe message yo kuzamuka bakajya hejuru mu cyumba cyo hejuru. Barabanza barafinda, muze kugira ngo batoraguye umuntu hirya n'ubundi uyu muntu yari ari muri babigishwa, ariko bagomba kuvanamo umwe ugaruka kugira ngo akomplete intumwa zibe 12. Noneho birangira babanje gukora icyo gikorwa, ariko bakirangije kurumva ngo bakoresheje ubufindo kuko nta mwuka wari uhari. Ntabwo umwuka yabayishuriye, ko bari bataragira umwuka wo guhishurirwa, ahubwo bakoresheje ubufindo nk'uko bari babizi mu migenzo no mu migenzereze y'abasekuruza no mu isezerano rya kera. Bakundaga gukoresha iki? Ubufindo, bakoresheje amabuye abiri, iryitwa unimu na tonimu, bagakoresha nicyo bita efode, bakabaza bagafinda. Ubufindo bufashe akaba ari uwo nguwo. Naha rero bakoresheje bya bimenyetso ko bari batarahabwa umwuka wera ubahishurira. Aba rero bamaze kubona usimbura Yuda ngo babaye nk'abatahuza, nubwo bari bari mu cyumba cyo hejuru. Impamvu batahuzaga ni iyi: umwe aravuga ati Petero, ubundi wowe wigize uw'imbere, birangira unamwihakanye. Wigize umuntu w'imbere unashyanga. Bandi batari ko Yohana, wowe uzi ukuntu wigira umuntu uryama mu gituza cya Yesu uteguka. Abandi bati nkamwe mwabaye ibigwari. Mbese baratinda, bari bafite ibibazo bijyanye na bya bindi bavuga ngo uzaba mukuru ninde, mwigisha tubwire. Uribuka ko ayo magambo bajyaga bayaterana na Yesu agihari. Ubwo twaretse bya bintu bakoze, ariko twamaze gusobanurira abantu ko iminsi 40 ikintu Yesu yakoze kwari ukubungabunga imitima yabo, kuko yari yerekaga kenshi ntagumane nabo, ariko akabiyereka kugira ngo badatarara bakajya kure bagatana kandi batarageza umunsi wo guhabwa isezerano. Urwo rugendo rero nirwo ruyereranwa na ya minsi yo gufata ryagiye rikaza rigashyirwa muri terisi. Hanyuma iminsi 5 ishize ngo haza gutera ikintu bita cyangwa se haduka inkuru ivuga ko muri Yerusalemu abantu baturutse imihanda yose baje mu minsi mikuru y'Abayuda. Abantu bibuka ko bari bazi ko ari abigishwa ba Yesu, kandi barabaziraga kuko Yesu bari babonye urupfu bamwishe. Noneho ngo babimenye ayo makuru, umuntu wese ugerageje kumenya amakuru y'ibiri kubera mu murwa cyangwa hasaho ngaho, akumva abantu ngo baje baturutse imihanda yose. Ba bantu rero bateho kugira ngo tugwe ahandi, reka tugume mu cyumba cyo hejuru, nibura tugwaho umwami yasize atubwiye. Kuko yari yarabigishije kwihana rero. Barabanza ngo bajye inama. Noneho rero niba nabuka banadufashe bakatwica, batazatwica tutihanye.
aho rero niho batangiriye kuzana ibihe aribyo bizana umwuka wera. Ngibyo ibihe abantu babura bakabusana n'umwuka wera. Pantekoti ikaba n'indi kaza imyaka igashira indi gataha, abantu baba mu rusengero nta mwuka bafite, nta mwuka wera. ngiki ikintu kiba kibura, guhuza umutima no kugira ngo abantu bihane. Ni ukwihana bizana guhuza umutima, umwuka wera akabona aho ajya, akabona aho yinjirira. iyo aje asanga ngufiteho ikibazo, agasanga atatorana n'icyo kimbirane, yaza agasanga uriya afite muri we ikintu yabitse kimeze nk'ikibyimba cyatuze umutima, umwuka wera akabura aho yinjira. wajya ahubwo akabura ikibanza, agasanga icyo kintu cyicaye mu mwanya wose, akakubenga kandi arabenga. abandi wa mwuka wera wawundi kereka niba ari wawundi bashobora wawundi washira mama uriya udatobora, uriya naho utajya, niwo pasamba uriya yakoroba bashara kaka ibintu nk'ibyo, na wawundi urukisha abantu. nawo wera nyine uwo ntabwo ari uwera, ni umwuka. nayo navuze ni umwuka, navuze ngo wawundi urukisha abantu, sinigeze mwita uwera. umwuka uvugisha indimi zimwe abantu barepeta, gusa ko nzivuze urabona ndi gutitira ndi mu mwuka wera. baba shakara baba yokoro baba, ubona nuzi umwuka wera. tureke ibyo ngibyo, ariko ubwo hari abo tuganiye nabo bamenye icyo tubabwira, bazi icyo tuvuze. umwuka wera arisobanuye cyane, arasobanutse, aravuga ibintu. indimi ngo zari 120, kandi ngo buri rurimi rujya ku muntu wese, ngo nuko buri wese ahabwa kuvuga urundi rurimi nk'uko umwuka yamuhaye kuruvuga. ko nibwo tuvuga yokoro baba, naho nanjye nkavuga yokoro baba shaba baba, uriya ya baba, uriya mama bese baba, ururimi rumwe. ahubwo iryo jambo rigizwe n'inyuguti imwe, baba na mama idahinduka kuva mu gitondo kugera nimugoroba, ukaba uri kuvuga indimi zigizwe n'ijambo rimwe iryo. kandi umwuka wera ni indimi. abo rero bamaze gutegura ikibanza, bateguye ikibanza bate, nabyo tubibwira abantu. umwe yarazaga, barabanje gufata umwanya wo kwegerana, agatangira ati mu Petero tubabarire, twabonaga ukuntu wigira intyoza tukumva tukugiriye ishyari, twabonaga ukuntu ibintu byose Yesu abaje ari ubisubiza unakumva yanagukubita. bene Zebedayo mwebwe bene mwitwa Babuanerike, abana b'inkuba, twarabareba ukuntu yahoraga barobanura mwigize inkuba, tukumva twabashyira hasi, ahubwo tukumva twahamagara inkuba ya nyayo ikabakubita ikabanura. wowe Yohana n'ukuntu waryamaga mu gituza cya Yesu nkaho wagira ngo niwe yacunguye wenyine, twarakurebaga tukumva twagukubita inkonji mu mutwe, ariko tubabarire. barabanza basabana imbabazi, barabanza mwati babarire. rero ngo iyo hantu hari ibihe byiza, bundi babakira minsi ya mbere 5 ngo yabaye igihe kinini, kubera ko nta kwihana kwari kurimo. buriya ibintu byose amasengesho atarimo kwihana, atari ibihe byiza, ararambirana. ariko ngo iyo minsi 5 yo kwihana no kwezwa, bo baravuze bati twezwe basi, niba natwica baze kutwica ariko twihanije. kandi nituza kureba neza tutagiye muri bya bintu byo kubeshya, turasanga igiterane cy'iminsi mikuru y'abayuda cyari aho hasi. oya ntabwo ari hafi aho, ni mu nzu hasi, bari hejuru, abandi barimo hasi, niba ari muri kave, niba ari muri sare iri muri iyo nzu, ariko tubona ko ari muri iyo nzu bose. ariko se katubyerekane, tubyapuruve, cyangwa se tubijustifie. icyambere Bibiliya yatubwiye ngo umunsi wa Pantekote usohoye, bose bari hamwe bahuje umutima, umuriri urabatungura. kubona rero kubwira abantu bavuga ngo mukanya mundaje ngo mvuge ku ndimi ngo mpanure, ntabwo ibyo bintu ari byo. Mwuka wera, cyangwa ahubwo abantu bavuga ngo muzaze tubahanurire, mugende mwitegure
muzaze muri iri teraniro mwese abantu muzabatizwa mu mwuka wera, muzavuga mu mwuka wera. Hari aho biba bakavuga ati muzaze mwiteguye uriya n'umunsi wo kuvuga indimi, bakaba nk'aho babiteguye ku munsi uri fixe. Ariko hari n'ababirepetesha abandi. Nibyo tu nzi umupasiteri yanabwiye umuntu bahuriye ahantu mu rugo rw'undi, aramubwira ati ko mbona uri umukozi Imana mwiza, ubundi ikintu ubura ni ukuvuga ku ndimi, uretse nkazikwigisha. Undi aramubwira ati se baraziga? Ati ngenda bikwigisha ariko urava no wabifashe. Aratangirira aramwigisha. Undi aramubwira ati mu izina rya Yesu, kuko nibasengera hamwe aba nabazi. Rero tubonereho kubwira abigishijwe izo ndimi muri ubwo buryo ni pirate, ibintu mufite ntabwo ari bizima. Ni mujye ku isoko, Yesu abahindurire, abahe ibikwiriye kandi bizabageza mu ijuru. Cyo bivuga ngo bizabatungura. Ngo baratungurwa. Rero twigerere kuri ya mpamvu yuko abo bantu bari hasi. Batungurwa ngo n'umuriri uvuye mu ijuru ubatunguye, ngo haboneka hapeyaringa ngo indimi cyangwa se ibirimi by'umuriro, indimi zisa n'umuriro zikajya zijya kuri buri muntu. Ntabwo rwagiye kuri wowe ariko rwagiye kuri jyewe. Buri muntu wese yahawe urwe rurimi. Ngo batangira kuvuga izindi ndimi nshya nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Hepfo ku murongo wa 4 ngo muri Yerusalemu niko havuga, wenda tunabasomere abantu bakunda kubyumva. Hano umurongo wa 4 tugiye ku wa 5. Muri Yerusalemu habaga abayuda b'abaturage b'abanyadini bari baturutse mu mahanga yose, bari munsi y'ijuru. Uwo muriri ubaye, abantu benshi baraterana, batangazwa n'uko umuntu wese yumvise bandi bavuga ururimi rw'iwabo. Barumirwa bose, baratangara bati mbese abo bose bavuga si ab'i Galilaya? None se ni iki gitumye twese tubumva bavuga indimi z'iwacu za kavuke? Ahangaha niho tugiye kwerekana ko bari bari muri iyo nzu. Noneho ku buryo bavuga, abari hasi bakabumva. Urumva bari muri etaje hejuru, abandi nabo bari hasi. Twibaze ko bari muri sare yo hasi, kandi bahawe kuvuga indimi zose. Umuntu wese waje muri icyo giterane arashobora kubumva mu rurimi rw'iwabo, kuko uwo munsi Imana igiye kubyara itorero. Haleluya, amen. Nafashijwe. Uwo munsi ijuru rirashaka kubyara itorero, kandi itorero ntiriri buve muri babandi bari hejuru, kuko barabona ibamambure fondateur, ahubwo hari abandi bagiye kuba inama cyangwa umukumbi, babandi bari buragire. Haleluya. Kandi barava muri bya bihumbi biri hasi. Uko bavuga ngo bajya mu mwuka, umwe ati arufosi nubwo utigeze umenya Kristo waramuhakanye, ariko uraho hasi waje mu birori, dore ibyaha byawe ni. Bakajya bahishurirwa ibyabaye kuri ba bantu bo hasi. Umuntu yakumva izina rye akajya kumva umuntu uri kuvuga ibintu bye aho ari kubivugira. Nuko abantu bazamutse. Iyi nkuru abantu bajya bayisoma neza. Bibiliya ivuga ukuri, ntabwo ibeshye. Sinzi niba uri kubyumva. Bakajya bazamuka bati habaye ni iki kibaye. Bazamuka bagasanga bakomeje bavuga, komeje bagira bate bavuga. Noneho uko bavuga turajyana, uko bavuga abantu bakazamuka, umuntu akavuga. Ntabwo havugaga umuntu ngo avuge umwe. Urumva bari 120. Kandi tubwirwa ko uwo munsi hihana ibihumbi 3. Birumvikana ko bari muri sare nabo nini, kandi sare bari barimo
birashoboka ko hajemo ibihumbi birenga 3 kuko kuba harakijwe 3 ntibisobanura ko ari byo byari byitabye gusa. Burya ntabwo ibi tubona mu giterane haza abantu 500 badakijwe ariko wavuga ubutumwa hagakizwa 200 300 agataha, ntabwo ari ubwa none. Ariko bari bahamagawe. Ndagusomera Bibiliya ariko ndashaka gusoma ahubwo ndangira abantu verse. Nukurikirana muri ya mirongo y'igice cya 2 urasanga ngo abatambyi bakuru bakomeje babona abantu bava muri cya giterane bazamuka. Urumva bari mu nzima. Noneho uri gusobanukirwa ko bari mu nzima babona bazamuka. Bigeze ngo abatambyi bakuru baravuga ati ni iki cyabaye hejuru? 1 turumva y'urusaku. 2 abantu bashiriyeyo. Habaye iki? Ngo barazamuka. Ngo bikubiteyo bari abatambyi bakuru. Abo bantu bitwaga abatambyi bakuru bari banangiye imitima ku rwego batakebwe cyangwa se badashobora gushurirwa ubwami bw'Imana. Ni babandi Kristo yavuze ngo ni abana b'iki? Oya, abana b'incira. Ntabwo tubita abana bo kurimba kuko ntabwo twareba bose ngo dusange baragize iryo herezo, ariko Bibiliya yavuze ngo ni abana b'iki? B'incira, kuko bari bafite uburiganya n'uburyarya. Kandi abo batambyi bakuru nabo uwo mwuka wari ubariho kandi mwinshi, kuko ni nabo bamwishe. Dushaka kuvuga ni ikirere bantu ko bazamuka. Yesu nawe yari yamaze kohereza umwuka wera. Abigishwa bo bari gukomeza bahamagara ngo abatambyi bakuru bahagere. Hari hasigaye cyo bita confirmation yo kuvuga ibyabaye, cyo bita kuronshinga noneho nyirizina ibyo barimo. Baba baravuze ngo twababonye abari babasazi n'ubundi turabazi bakurikiranaga wa munyamitwe ngo ni Yesu. Dore ngaho, dore noneho yaragiye. Aba basinze hira, batangiye kunywa, basinze ihira. Ariko bari bakeneye kumenya umwuka wo gushira amanga bahawe, kandi binyuze muri wa wundi bapingaga cyangwa umwe watsindiwe mu maso yabo witwa Petero. Ukuntu umwuka wera kinyura baratinya. Tiens, uyu ni Petero, wa mugabo wagaramye hasi akavuga simuzi. Ko tubona yashize amanga, ko tubona yacyaye, ko tubona ibintu byahindutse. Ba bantu rero bamwe bari guhamagarwa na ya majwi y'abantu, bumvisha ayo magambo, babonye uburyo cy'abantu bari kuvuga, bumvisha ibiri kubavamo barondora. Ubundi ni kizakubwira ko umuntu ari gukoreshwa n'umwuka we ahabwa impano y'uburondozi. Burabonetse. Nigeze kuvuga ikintu urambwira ngo tubashyize muri confusion. Yitwa ko ari wo munsi Mariya nyina wa Yesu nawe yahawe umwuka we. Mariya nyina wa Yesu ntabwo yabaga mu ntumwa za Yesu, ariko yabaga mu bigishwa. Ubijya w'impaka azanyandikire mbimwereke. Yabaga mu bigishwa be, yaba ari Mariya Magadalena, Mariya wundi na Mariya nyina. Bari ba Mariya bangahe? Mariya Magadalena, Mariya wundi na Mariya nyina wa Yesu. Aba bose babanaga n'abigishwa umunsi uwundi. Tuze no kwibutsa abantu ko usibye abo 12 biyongera kuri 72 bari 120. Hari n'abandi bakuruwe n'imibabaro ya Kristo, nubwo batari baremeye kwishyira mu mubare w'abigishwa, ariko bageze aho nabo bakomite baravuga ngo aho abantu bazajya natwe tuzabana nabo. Uko Kristo yagendaga biyereka umunsi ku munsi, babonye ko ibyo yababwiye ari ukuri, bahita babitsinda rero bagera ku 120. Byumvikana ko bemeranywaga n'ibintu. Icyambere hari ibintu nka 3 byatumye umubare uva kuri 82 ukagera ku 120. Iyi mibabaro Yesu yagize mu rugendo rwo kugira ngo apfe, hari abo yakuye.
yiyongera kuri babihanye bamaze kubona ibibaye. Yego. Kabiri, kuzuka kwe mu minsi 3 nk'uko yabivuze, hari abo byakuye. Gatatu, guhora biyereka ababonekera kandi akababwira ngo amahoro abe muri mwe. Amahoro buri gihe yababwiraga ngo amahoro abe muri mwe, nimugira amahoro. Iri ni ijambo nkunda kuvuga cyane ko riramfasha. Uzabona nkunda kwandika ngo amahoro amahoro, nimugira amahoro, nimugira umugisha. Ni amagambo abiri akunda kumbaho, nuko nanjye nzi ko Kristo ye yavugaga imitima y'abigishwa be yararuhukaga. Turimo turajyana. Arangije rero abiye biyereka bava ku mubare wa 82 bagera ku mubare w'120. Ubwa kane ni urugendo rwo kumuherekeza agiye kuri Elayono aho yazamuriwe. Ubyuka ko yazamukiye kuri Elayono? Yego. N'ubuhanuzi butubwira ko ariho azamanukira? Yego. Noneho ibyo kuko yarababwiye ngo nimuzamuke, ntabwo yabasize mu rungabangabo. Oya, ntabwo yabasize mu rungabangabo. Yarababwiye ngo nimugende i Yerusalemu, aba ariho mutegerereza. Mujye mu cyaro, musubire i Galilaya, mujye i Nazareti aho navukiye, mujye i Betelehemu, nimujye. Oya, gahunda ni Yerusalemu. Kabiri, ntimujye mu cyumba cyo hasi, mujye mu cyumba cyo hejuru, muri upper room. Imana kuvuga ko abantu bose b'abakozi b'Imana babaye ibisambo, ko nta butumwa bwiza bukivugwa, ahubwo ibintu byose bari kwishakira indamu, abihinduye planka. Utarava muri icyo kintu kimeze nk'igikoma ngo wimuke umenye ko Kristo ari umuremyi wawe, agomba no gukomezanya nawe urugendo. Ntabwo uri mu mubone, urakomeza muri mu nzozi n'urota, ariko suko Kristo adahari. Arahari ariko kuba mushaka. Yego. Babyumvise? Rero kugira ngo akwiyereke n'ukuri buzamuka akajya mu cyumba cyo hejuru, ugasiga ibyo bintu ukagira amaso areba kure, ukamenya ko uzava inahangaha none n'ugumeka ariko uzuza kudahumeka, ukanamenya yuko hari ibintu yagukiza abantu batagukiza, ukamenya ko ubuzima bwawe n'urugendo rw'ubuzima bwawe hari n'inkunga ikomeye y'Imana. Imana yagizemo uruhare rutaziguye, ndetse warangiza ugafata conclusion yo kuvuga ngo reka ne kumera nk'abandi, ahubwo muri cy'Imana ishaka. Dusoza wenda sinzi niba uraza kumbaza ibindi, ariko nenda twerekera ku musozo. Nigeze mvuga ikintu cya kabiri ngo umwuka wera ni graduation. Graduation abantu batari babizi ni umunsi mukuru w'ibirori nyirizina bihamya isoza ry'amasomo ya kaminuza ku munyeshuri wize akabona diplome. Wenda ngerageje kubicishiriza mu Kinyarwanda biranumvikana ariko. Noneho niba ubyibuka neza, usibye nk'amashami adasanzwe, ariko ubundi abantu biga burya imyaka 3 n'amezi 6, ibindi byongeraho ni amastage no kwandika n'amadefense ya memoire n'ibiki. Uzakurikira urebe, ndaza kubyibazaho wenda we n'ibiri bungore ko nayo barizi. Nuza gukurikirana iminsi watenda inzozo gusanga itarenze imyaka 3 n'amezi 6. Buriya bivuze ngo abantu biga kaminuza baba bari gukora urufatiro rwa Kristo. Kristo niwe wasiza yopening icyo bita kaminuza. Bajyanye muri confusion muri dairema. Zigo tazi giye bigiye ande. Dukomeze. Reka bikomeze. Bibiri nabo ngo babonye ubushizi bw'amanga bwa Petero na Yohana. Ngo bibuka ko ari abaswa batigeze bigisha, ngo ariko bibuka ko babanaga na Yesu. Wowe ukize mu bwenge, aba batambyi bakuru n'ababanditsi n'abanyamategeko bari batangiye kujyagenga Petero na Yohana ko batiza, ariko kwibuka ko babanye na Yesu ugahita bati ni abahanga barize. Bivuze iki? Bivuze ikintu gikomeye. Byonyine Yesu yabishatse we, sinagomba niyo myaka 3 n'igice. Yego. Iyo yakwigishije ashatse ashobora kukwigisha nijoro rimwe, ukaba wamaze gusoma library y'ibitabo byose biba ku isi kandi byagiye mu mutwe, kuko niwe soko y'ubumenyi n'ubwenge n'ubuhanga. Ibyo ntibishidikanywa. Imana imugisha kandi turagenda byose. Noneho rero ikiganiro kiraryoshye. Urumva
urumva kuba bavuga bati babanaga na Yesu biravuze ngo bari babizi neza ko Yesu yabigishije cyane. uwashidikanyaga rero ngo bize yimanite ryari agabanye agende gake kubana na Yesu bingana no kwiga. Nubona umuntu uri kumwe na Yesu cyangwa abanye na Yesu ukabona afite ubujiji bwinshi ujye umusabira uvuge ngo wahushije intego umwa Yesu bariga bakamenya. Kabiri hari n'igihe bambwira ngo twigishe. Ikindi cya gatatu bakoze stage. Urabyemera? Stage bakoze ni nyinshi ariko reka tuvuge imwe. Hari umunsi yabohereje bagenda bonyine mujye kwirukana abadayimoni. Baranagenda barabikora baranabirukana ngo baragenda ngo ariko hagera abandi babagangarana ngo baje batanga raporo bati twabirukanye baragenda ariko hari abanza kugenda arababwira ngo bene uwo ntakurwamo n'ikindi keretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Ni make yarababwiye ngo nubwo muri gukora stage ariko hari aho mutari mwajya hari indi ntambwe mutarajya kuko Yesu Kristo urugero rwo kwiyiriza ubusa no gusenga yararusize. Yasenze amajoro iminsi 40 n'amajoro 40 atarya atanu. Abantu rero banatubuza kwiyiriza ntibatureke. Kwiyiriza ni ibintu twakuye kuri data we sibyo. Twerekere rero kuri ya graduation. Urumva yabahaye stage hari n'ikindi gihe yabahaye indi stage arababaza ngo abantu banyitane. Urabyibutse? Barumwe batuririye ndio tuvuga kuri Yeremiya hano bavuga tumwe mu bahanuzi arabaza ati noke abo ni abantu d'après mwebwe muri usibye abantu mwe munyitane. Urabyibutse? Bati Kristo w'Imana wo ni Petero aravuga ati ntabwo ari inyama n'amaraso bibigwishuriye. Aha Petero avuga aya magambo yarashaka kugira ngo agaragaze ko Kristo yamusobanukiwe inyigisho yayifashe. Hagatatu ni ahandi bavuze ngo urakora ikihe kimenyetso muri Luka 22 kugira ngo twizere. Yari yarayatuye imigati mu gitondo abantu ngo yambuka amazi ajya hakurya ya Yorodani. Abantu ngo bakora inyeberamo icyambo bazenguruka Yorodani bamusanga. Aho niho naho ngo yababwiye ngo ntabwo ari urukundo mukunze n'urukundo mukunze ijambo ahubwo ni yanditsima mwari ngo abivuge bahita baravuga atoya ni Bezebuli n'umukuru w'abadayimoni ngo baragenda. Aho niho yababwiye ngo bagiye bose arababaza ngo namwe murashaka kugenda. Petero arongera avuga ngo twakuvaho tukajya kurinde ko ari wowe ufite amagambo meza y'ubugingo. Hari ahantu henshi tubona yabahaye stage henshi cyane. Hano bamusabye ngo abigishe gusenga n'ahandi henshi cyane bagiye bamubaza ibibazo uzabibona nk'abanyeshuri bari muri stage kandi barigishijwe nyine ukurikiye barobanurwa amagambo babwiwe urugendo bagenze ibyo bakoraga isezerano bahawe imirimo bagiye bakora byagaragaraga ko bari kwiga kandi bagomba no kupresenta ibyo bigishijwe. Turaje no duhuze graduation yo guhabwa umwuka wera duhuze na graduation y'amashuri y'intanga. Ibyakozwe n'umwaka 1:7 baramaje ngo databuja iki nicyo gihe wenda reka tubisome gatoya taza kubwira abantu cyane ibintu batabigira ngo ni ibyacu. Duhere ku murongo wa 6 turavuze ngo nuko bamaze guterana baramubaza bati mbese ubwami mbese mwami iki nicyo gihe wenda kugaruriramo ubwami mu Bisirayeli. Arabasubiza ati si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe data yagennye n'ubutware bwe wenyine. Umurongo w'8 ari nawe ukomeye. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu ni Yudaya yose ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi. I Yerusalemu bisobanuye ngo uguhamya ni imbaraga zo guhamya mu bakomeye abanyamugi. Ubyumvise? Yerusalemu ni uguhamya mu banyamugi kandi abanyamugi ariko
barimo n'abantu babakomeye ni ukugira izo mbaraga. Hanyuma guhamya iyudaya nuvuga ngo ni mu banyedini, abantu bacengewe n'inyigisho z'idini. Ugomba kuzura umwuka wera ugira imbaraga zibacarenjinga ku rwego basohoka mu gufana idini bagafana Kristo. Isamariya ni uguhabwa imbaraga. Samariya ni abanyamahanga zo guhamya no mu banyamahanga batazi Kristo. Kugera ku mpera y'isi ni ukugira imbaraga zo guhamya abantu batakureba uri kumwe n'Imana yonyine, ku buryo udacungishwa ijisho. Babyumvishije? Aya magambo yasobanukiwe. Nyavuzeho gakeya, uzagira ikibazo azambaze tuzabiganiraho mu buryo burambuye. Soza rero kugira ngo wenda uze kumbaza niba hari ibyo mutasobanukiwe. Urumva ko arababwiye ngo muzaba abagabo bo kumpamya nimumara guhabwa iki? Umwuka wera. Cyakora muzahabwa imbaraga. Umwuka wera nagira gute? Kandi muzatamuhinduka iki? Abagabo nyabagabo bo kumpamya. Ibintu bikomeye. Noneho duhita tuzana ya graduation yo mu ishuri risanzwe. Iyo umunyeshuri arangije amashuri 6 ya secondaire ahabwa diplome yitwa Humanité. Humanité bisobanuye ubumuntu. Ababaye iki? Umuntu. Baze kumurikirana ngo bambaze ngo ubwo utafite Humanité ntabwo ari umuntu. Ahubwo baze gusesengura bibaze kubera iki iyi diplome yitwa Humanité. Sibyo? Bazatubwira muri commentaire rwose muzandike tuzagaruka kubasubiza. Ariko ikigaragara nuko Humanité bisobanuye ngo ni ubumuntu cyangwa se umuntu abaye iki? None habaye umuntu. Ariko twibuke ko iyo umuntu abonye diplome noneho ya kaminuza bamwita ubwo turakoresha igifaransa ababaye licencié. Licencié cyangwa se bachelor. Ubonye bachelor degree. Abyibutse? Nusoma abajya kureba mu nkoranyamagambo ariyo bita dictionnaire. Baraza gusanga être licencié bisobanuye ngo ni être renvoyé. Tubihuze? Être licencié, être renvoyé. Renvoyé ntabwo ni nko kwirukanwa cyangwa se kubutaki, ni nko gucutswa. Kadukoresha ikinyarwanda cyumvikana. Ni umuntu ucukijwe utagikeneye abantu bamufata ngo bamusindagize bamuheke, ahubwo nawe ugeze mu gihe cyo guheka abandi. Ndaza gutanga urugero. Muzasanga leta zose n'ibigo byinshi 85% iyo bari gutanga akazi bafokasinga ko uwo muntu agomba kuba afite diplome ya kaminuza A0 ariyo bita lisansi. Turimo turajyana. Etere lisansi bivuze ngo etere renvoyé cyangwa se umuntu wagize gute wacukijwe. Uyu muntu wacukijwe niyo bamubwira ngo kugira ngo abe ambasaderi agomba guhagararira igihugu ari uko afite diplome y'iki? Kaminuza. Azahagararira ikigo ariko afite diplome kaminuza. Azagira gute? Mese ni wa muntu, ntabwo ari wa muntu wo n'abana babagirira ibiryo bya nombe. Ntabwo ari umwana wo kutamikwa no kunombera, ahubwo ni wa mwana wo kubasha kugaburira abandi. Cyangwa se ni wa muntu ushobora gufata ibyemezo. Azaba ambasaderi. Ambasaderi ni umuntu ushobora gusobanura, uvuga imishinga n'iterambere ry'igihugu cye. Mbese muri make azaba executive w'akagari cyangwa w'umurenge. Yaba ari uw'akagari yaba ari umurenge bashobora kugira ibindi bagendera, ariko diplome bya kenshi barebaho bibazaho no kuba afite lisansi. Siko bimeze? Byose uraza gusanga diplome yitwa lisansi niyo zingiro. Bivuze iki? Bivuze ngo nta gaciro umuntu wo kuguma muri societe nk'umuntu ufashwe, ahubwo ni renvoyé, akwiye kujya guhagararira igihugu mu nyungu cyangwa se societe
mu nyungu rusange z'abaturage cyangwa z'abantu muri rusange. Wabyumvishije? Ni umuhamya, ni umuntu uhagarara, ni umugabo wo guhamya ko cyangwa se ni umugabo ushobora kudefanda. Wabyumvishije? Noneho ngiye kukubwira akantu gakomeye. Nakuyemo udukonfisiyo. Birumvikana cyane ko abantu bagombye kujya mu mirimo, bagombye gukora task runaka muri iyi minisiteri y'Imana ari uko bamaze kugraduatinga. Utabaye graduated ntabwo ubundi bagombye kujya gukora. Uyu utari umugraduate ntabwo akwiye kujya. Ibibazo nuko muri no minsi usanga abantu barimo barakora kandi bataragize graduation. Ubundi abantu bagombye kubanza kwicara bakajya mu ishuri bakiga, bagategereza graduation, wamara kuba graduated then ukabona ukagenda. Ngira ngo nicyo kibazo dufite muri iyi minsi. Abantu ntabwo barangije ishuri, ntabwo babaye graduated, ariko baba mu kazi cyane. Niyo mpamvu umusaruro wabuze, niyo mpamvu ibibazo byabonetse. Babaye ramvoye kuba amvoye. Donc bagiye mbere yuko Imana ibohereza. Hari noneho ahari twerekera ku musozo, twari dushatse gusobanura umwuka wera icyo cyo. Ntabwo twinjiye muri byinshi uko umwuka wera ni isomo rirerire cyane, impano za mwuka wera, cyakora mu bantu. Icyo waruvuze ni ikintu gikomeye, ngo abantu barijyanye bariyohereza kandi iyo bagiye nyine n'abantu barabakurikira, kuko izo mbaraga bacishije nazo zirakora kandi zikora ibitangaza n'ibimenyetso bikomeye. Abantu bashaka kuvuga ngo se kigo zikora, abantu bavuga mu izina ngo rya Yesu, kandi yaranababwiye ngo hazaduka babitirira mwami. Rero abantu ntibaze kubihuza cyangwa ngo babicarenjinge. Kuvuga Yesu ntabwo bivuga kumukorera, ahubwo Yesu ukorera kukugaragaramo nibyo byerekana. Ariko abantu banabishaka izo challenge aho kugira ngo ibintu bibaheremo bayoberwe n'ibintu bajye bajijwa. Igeze tubwira abantu mu minsi yashize, tubwira abantu ko nta muntu ubatizwa n'abantu batatu. Abantu bamwe barabikritika kubera kwagufana kumwe navuze ya fanatism yo kuba inyuma y'umuntu aho kuba inyuma ya Yesu. Ariko aho kugira ngo ukritike ugamije kujya impaka, wabaza kandi turi ready gusubiza ibintu twabazwa kuri icyo gice cyose, cyangwa se kuri iyo parti niyo chapitre ijyanye n'umwuka wera. So rero numva ari icyo twavuga. Umwuka wera niyo rwo rufunguzo, niyo shingiro ry'abantu bamenye Kristo, niwo musingi wo kugira ngo itorero rivuke, nicyo gitorero ryabayeho, niyo soko, niho haturutse ibi byose turi kuvuga, niho abantu babikuye. So rero abantu babimenye kandi babyiteho ko mu gihe cyose utari wahabwa umwuka wera ubu gifite icyuho gikomeye. Abantu benshi bakunda no kubyirengagiza, ntabwo twese tuzuzuzwa umwuka wera, ariko barabeshya. Umwuka wera ahubwo uvuga ngo twese ntituzaba abahanuzi, ariko kubatizwa umwuka wera ku muntu wese ni inshingano, ni itegeko, ni n'isezerano. Kristo yaravuze ngo Yohana arababatirisha amazi, ariko kubatirisha umwuka wera ni Yesu Kristo wenyine umukubatizamo. Tegereza uwo mubatizo wawe kandi usaba umwami wawe akubatize, ugire kwizera, umuhe welcome. Umwuka wera azakubatiza nawe ube graduated, then ukora umurimo w'Imana. Tubifurije mwese kuzura umwuka wera, kubatizwa umubatizo w'umwuka wera. Yesu nawe yiteguye kubabatiza. Mu mushake, mu mwagure umutima wanyu ukinguke, mwakire Kristo, mubwire umwuka wera ngo natwe turi hano, turi ready, tubatize. Kandi Yesu yaravuze ngo azabikora, ntabwo azigera awima abamushakanye umwete. Imana rero ibaho umugisha. Pentecote nziza. Mwadusengera. Murakoze. Reka twifurize abantu Pentecote nziza. Tubone rero no kubwira abantu ngo umuntu wese utagize amahirwe yo kwipantecote imusiga ahawe umwuka wera.
nacu tunege akomeza gushake yego ikindi niba hari uwagize umwete akawushaka ariko kabonye Pantekote irangiye ntawe yuzuye hari n'igihe Mwuka Wera agusanga ibihamya by'abantu benshi yagiye asanga no mu buriri baryamye hari n'umukecuru wari uri guteka avuye mu masengesho yo gusaba Mwuka Wera ariko atawuhawe hanyuma agura akanyama akaboga ati kangura akaboga nshyiremo n'iyondore nuko atangira kukateka atangiye kugakaranga aririmba indirimbo yo mu gitabo ubwo umwami Yesu ntaho ndibona ziko nkundwa n'Uwiteka Yesu abiryo nyina byose ntaho hazi ibyago byinshi atangiye agera ahantu umukecuru ageze ngo naho ndiho Umwuka Wera baramanutse amanutse aratangira ati naho ndiho naho napfa agira gutya muri ka gakono yuzuye Umwuka Wera yaje gukanguka asanga ari ibimenagure bya kakungu kuko kari inkono y'ibumba nuko asanga inkono n'inyama zamenetse mu ziko umuriro wazimye arangira avuga ati ntacyo Umwuka Wera nawubonye inyama niyo zarorera ariko abona Umwuka Wera atangira nyine gutoragura ibyangiritse ariko avuga ati ntacyo nawubonye Umwuka Wera. Rero dushaka kubwira abantu uzaba uri mu biro ubuzure ibihamya by'abantu bawuzuriye mu biro ibihamya by'abawuzuye nijoro baryamye ibihamya by'abagiye mu gikoni guteka barawuzura biterwa n'uko wateguye gusa imanza gutegura ibyo twavuze bya mbere bibanza gukurwaho kugira ngo Umwuka Wera abone wajya kuko hari ibibyimba biri mu mitima bimubyiga akareba akabura ikibanza muri wowe yarangiza akavuga ati numara kubitunganya nzaza. Rero zikora muri ibyo yavuze ngo mu gihe ubona kutagifite urukundo menya ko uwo Mwuka yabonye kuyoborwa n'umubiri mubwira garuke yongera gutekerezeho uze kuvuga ngo maze igihe kinini uze kureba nawe byagiye bimwimura byagiye bituma ataza urasanga ari kandi urasanga urugendo rwawe waragiye rukira birandeka. Reka dusoreze aho tubwira abantu ngo Imana ibuzwe Umwuka Wera kandi bakomerere mu bihe byiza byo gutegura Umwuka Wera kuko niryo banga kandi ngo ni amababa abizera bazagurukisha. Biravuze ngo utawufite yagorana kuzagera mu ijuru yagorana ndetse ko ariyo mababa bizera bazagurukisha ko ntawe uzaheka undi kandi Bibiliya iravuga ngo Umwuka we niyo mababa abera cyangwa bizera tuzagurukisha. None se udafite Umwuka Wera numva bazazamurwa ni numva ari icyo hari kandi bari ikindi wambaza kadusenge dusabira abantu b'Imana umugisha Pantekote nziza tubifurije Pantekote nziza kandi mwibuke gukanda subscribe yego mushare iki kiganiro mukande like cyadufashe kwamamaza ubutumwa bwiza bw'ubwami bwa Kristo. Amen. Mwami Yesu turagushimiye ko waduhaye Pantekote kandi kuvuga ko itorero niko gakiza kacu twarindushye ariko Umwuka Wera yaraturuhuye twahawe Umwuka Wera n'isezerano n'uyu munsi turagushimiye ko Pantekote yabera ibonetse tukaba tugiye guhabwa imbaraga nshya abari baracitse intege nibongere bavugururwe